nyuma y'iyi video uraza kumenya niba uri mu ijuru cyangwa se uri mu kuzimu cyangwa se aho nakwita kwa Satani. Ni ukuvuga ngo abantu benshi mwagiye mukura mwumva wenda ngo tuzajya mu ijuru, ngo ijuru riri hariya, cyangwa se abantu ngo abakora ibyaha bazajya kwa Satani. Wabikora ukumva yuko uzajya kwa Satani, ariko aka kanya muri ubu buzima twicayemo cyangwa se aka kanya hano wicaye, ndagira ngo nkubwire hari abantu bari ahantu mu bice bibiri. Navuga ko ari ibice bibiri. Hari umuntu aka kanya wicaye mu ijuru, hari n'umuntu wicaye kwa Satani, kandi bose bakiriho. Nkurikije nyine dukurikije ubu buzima turimo, atari kuvuga ngo wenda ngo ni nyuma cyangwa se ngo oya, abantu muhura basanzwe. Reka nk'urugero, uzajya kubona wenda ubone nk'umuntu yiyatse ubuzima, usange nk'umuntu ibyo bajya uvuga, uzajya kumva wenda ngo uyu kanaka yiyahuye. Urya muntu ubuzima ababaye mu buzima bw'ububabare, ariko nagereranyije no kwa Satani cyangwa se mu kuzimu. Noneho akumva yuko kuba yava muri ubu buzima aricyo kintu kimushimishije kiza imbere y'ibindi. Ariko nakubwira ngo banza urebe, niba usuzuma ubuzima bwawe, niba wenda ubayeho nk'umuntu wihebye, cyangwa se ubayeho nk'umuntu udashobora kwakira ubuzima bwawe ngo ubeho wishimye. Uri wa muntu nyine ufite wenda agahinda gakabije, uri wa muntu nyine uri mu mubabaro, uri wa muntu nyine ubayeho ubuzima utishimye. Ntabwo ndi gushaka ubuzima ahangaha bwishimye, ntuze kubugereranya n'amafaranga, oya, ntuze kubugereranya n'ubutunzi, ntuze kubugereranya n'icyubahiro, cyangwa se no kuba umuntu wamubona yambaye neza, ameze neza, oya. Ushobora kuba ufite ibintu byinshi, ufite amamiliyoni kuri akawunti yawe ya banki, ariko ubayeho mu buzima bubi kuruta uno muntu uciriritse, cyangwa se ubayeho udafite ubukungu, cyangwa se udafite amafaranga, twavuga ngo umukene, bikurikije n'ubuzima ubayeho. Rero ahangaha ndi kugira ngo wibaze ngo ushobora kwibaza ngo bituruka kuki, cyangwa se ukavuga uti ibi bintu bimeze gute kugira ngo umuntu abe yakwisanga abayeho mu buzima nk'aho ari mu ijuru, undi abe yakwisanga mu buzima bumeze nk'aho ari kwa Satani. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu ndi gushaka tuvuge cy'ingenzi, cyangwa se ikintu kiri budufashe ndi gushaka gusobanura, ni ukuvuga ngo buri muntu wese uri ku isi hari ibintu bitari byiza azagenda ahura nabyo. Ntabwo abantu bose wowe ushobora gukontorora uburyo wakira ibintu, ariko ntuzigera ukontorora ibintu biri hanze yawe. Ndaguhereza nk'urugero, tuvuge wenda aka kanya nta kintu ushobora gukora kugira ngo ntihagire umuntu ukuvuga nabi, cyangwa se ntihagire umuntu ugutuka, ntihagire umuntu wenda ukugirira nabi. Oya, nta kintu ushobora gukora, kuko abantu ntabwo bose uzabapfuka iminwa, nta nubwo bose uzababuza kwandika ibyo bakwandikaho byose, oya. Ahubwo ikintu cyonyine ufite cyo gukora kiri mu biganza byawe ni uburyo uzakira, cyangwa se uburyo uzasubiza cya kintu kibi cyakubayeho. Tuvuge se wenda umuntu aragututse, akubwiye amagambo mabi, cyangwa se arakubeshyeye, cyangwa akuvuze nabi, uburyo uri bubyakire, nuhita wenda bikubabaza, bikagutera agahinda, ukumva nyine bikubujije amahoro yawe usanganywe nk'ikiremwa muntu, uzamenye yuko burya nyine wamaze gutsindwa. Ako kanya uzaba uri kwisunikira mu buzima bwo kubaho nk'aho uri kwa Satani. Noneho nuba waramaze kugera ku rwego rw'uko ikintu cyose kibi umuntu yagukorera uzakomeza uri wowe wa nyawe, ufite ya mahoro yawe n'ibyishimo usanganywe, bizaba biri kugusunikira mu buzima nk'aho uri mu ijuru, cyangwa se bwa buzima babandi nakubwiye ngo bameze nk'aho bari mu ijuru, bikurikije n'ibibazo bagenda bahura nabyo, uburyo bamaze kwakira buno buzima. Kandi abo bantu usanga nyine bafite ibintu bibaranga. Ikintu cya mbere ni abantu kuvuga ngo uri mu ijuru, ntabwo ari ukuvuga ngo wenda uragiye uriryamiye uri umunebwe, oya, uba uri gukora, ndetse ukora cyane kugira ngo ubashe kugira ibintu byiza. Niba mwaragiye musoma wenda nko muri Bibiliya mukavuga ngo isi wenda ijuru rizaba rimeze rite, kumwe abanditsi bagiye barivugaho, usanga ko ari ahantu hazaba hameze neza, hari ibintu bihenze, hari ubukungu, hameze neza, hatari ubukene, hatari ibintu byo kubabara. Rero ndagira ngo nujya gushushanya ubuzima bwawe uburyo ugomba kububaho, wisanishe nk'aho ugomba kuba mu buzima bumeze nk'aho uri mu ijuru.
ikintu cya mbere mu ijuru ukuntu ugomba kuhaba ni uko ugomba gukora, kuko nta munebwe ushobora kuba mu ijuru, kuko iyo uri umunebwe ubuzima ubugusumikira kubaho mu buzima bw'ububabaro, kuba mu buzima nyine budafite amafunguro, kuba mu buzima budafite aho kuba. Oya, uba ugomba kuba uri umukozi wa nyawe, uri umuntu ukora ibintu byinshi kandi ushaka kubaho mu buzima bw'ubukungu, kubera yuko ubundi bakubwira yuko niba uri umuntu udakunda ubukungu, uri umuntu udakunda kubaho mu buzima bwiza, nta nubwo wakwiriwe wifuza kuzaba mu ijuru nyuma y'urupfu. Oya, rero muri ubu buzima no kugira ngo ube wabaho mu buzima nk'aho uri mu ijuru, uba ugomba gukora cyane, ugakora nyine ibintu byiza utari umunebwe. Ikindi kintu kugira ngo ubashe kubaho mu buzima nk'aho uri mu ijuru ni ukwakira ubuzima bwawe, ugasobanukirwa yuko niba uri muri ubu buzima ibintu byose bizakubaho, ikintu cyonyine wakontorora cyangwa ikintu cyonyine wayobora ni wowe ubwawe. Ibindi bizaza biturutse hanze yawe, uburyo uzabyakira. Nagwaye urugero, niba umuntu akwambuye amafaranga yawe, cyangwa se niba umuntu akubwiye amagambo mabi ukabisubiza, wowe ukabyakira nyine bikakubabaza, burya hari urwego uba utarageraho, kuko uba ugomba guhora uri wa wundi. tuvuge aha harimo urugero, wenda ari urugero rw'umwigisha de Buda wabayeho mu kinyejana cya kera. Niwe watanze urugero ubwo yari arimo kwigisha abantu benshi noneho haza umwana w'umusore arimo kumutuka cyane, amubwira nabi ati, wowe Buda ntabwo nemera ibintu uvuga, nta nubwo nemeranya nawe ku bintu wigisha, amubwira amagambo mabi. Noneho Buda icyo yakoze, yaricaye, yari umunyabwenge, ari n'umwigisha, yaramwihoreye areka gusubizanya nawe, ayanga kurakara, arangije aramwihorera. Wa musore aramutuka cyane, noneho birarangira. Noneho de Buda arangije aramubaza ati, musore, waba warangije kumbwira ibyo wavugaga, cyangwa se waba warangije kumbwira ibyo washakaga kumbwira byose? Aramubwira ati, narangije. Noneho arangije aramubwira ati, rero buriya, yahise amubaza ikibazo, aramubaza ati, ariko wari wagira abashyitsi? Arangije umusore aramubwira ati, yego, abashyitsi njya mbagira. Noneho Buda aramubaza ati, ese iyo wateguye amafunguro ukaba witeguye abashyitsi maze ntibaze, bigenda gute? Ya mafunguro ubigenza gute? Noneho umusore aramubwira ati, umusore araseka cyane nyine, aravuga ati, umbajije akabazo koroshye cyane rwose, ati icyo gihe amafunguro ndayafata, nabo mu rugo tukayarya tukayasangira nyine, kuko abo bashyitsi baba banze kuza. Noneho Buda aramubwira ati, rero nanjye ifunguro ry'umujinya wanzaniye ntabwo njya mbyakira. Kuba waje umbwira amagambo mabi, untuka cyane, ntabwo njya mbyakira, mpora ndi wa wundi. Ntabwo bishobora kumbabaza, ntabwo bishobora kumbuza amahoro yanjye, oya, mpora ndi wa wundi, kuko ibyo ni ibyawe, niwe wabinteguriye, ariko njyewe ntabwo ndi bwakire, ubifate nk'aho ari wa mushyitsi wanze kuza. Rero aramubwira ati, uwo mujinya wanzaniye n'ibitutsi wanzaniye, uko nyine waje umbwira amagambo mabi, ubyigumaniriye, njye ntabwo nshobora kubyakira. Ubwo ni urugero rwiza rw'uburyo nyine ushobora kubaho mu buzima nk'aho uri mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ntabwo uba ugomba kwakira ibibi byose, cyangwa se abantu bakubwiye nabi ngo ubyinjize mu buzima bwawe, bibe byakugiraho ingaruka, bigusunikira kubaho mu buzima bw'umubabaro. Noneho ikindi kintu kugira ngo ubashe kubaho mu buzima nk'aho uri mu ijuru, ni ugukunda abantu no kwiyegereza abantu. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere buriya uba ugomba kumenya kugira ngo ube wabaho wishimye muri ubu buzima, ni uko ibintu byose ari abantu. Ni ukuvuga ngo uzarebe, iyo ugiye uvuka hari abantu, ni nabo bashobora gutuma nyine ubaho. Ikiremwamuntu ntabwo ushobora kuvuka hatari abantu, cyangwa se abantu batagufashije ukiri uruhinja, ntabwo ushobora kubaho, ntabwo ushobora kuba mukuru ngo ube ungana gutyo, oya. Rero niwimenyereza yuko ugomba kwakira yuko ubu buzima ibyiza byinshi uzabona, cyangwa se ibintu wifuza uzabikura ku bantu. Rero kugira ngo ubeho mu buzima wishimye nk'aho uri mu ijuru, ni uko ugomba kuba ufite abantu, kuba uri hafi y'abantu bawe, abantu ukunda, inshuti n'abavandimwe, kandi ukaba uri umuntu nyine ukunda abantu. Uba ugomba kumva yuko icyo wifuza yuko abandi bakukorera, nawe ukaba ari cyo ubakorera, nibwo nyine ushobora kubaho mu buzima nk'aho uri mu ijuru. Noneho ibibusanye n'ibyo mvuze uko ari bitatu, n'ibindi nawe uraza kubitubwira muri komenti.
biba biri kugusunikira kubaho mu buzima nk'aho uri ikuzimu cyangwa se uri mu buzima uri kwa Satani, aho uzasanga abantu benshi bababaye, yego wenda wanze gukora, ushaka amafaranga, wabuze amafunguro, ubayeho mu buzima nyine inzara irimo kukurya, cyangwa se wabuze ikintu cyo kunywa, urumva biri kugusunikira mu buzima nk'aho uri mu kuzimu. Cyangwa se usange ntubasha kwakira ubuzima bwawe uko buje, ntubasha kwakira ibintu bibi bikubayeho, wenda se ari ikintu kibi cyakubayeho bikaba byagusunikira mu kuba wagira agahinda, mu kuba byakubabaza, biri kugusunikira mu buzima nk'aho uri kwa Satani, cyangwa se uri mu mubabaro, cyangwa uri mu kuzimu. Cyangwa se usange uri umuntu udashaka kubana n'abantu neza, uri umuntu utari gushaka gukorera abantu ibintu byiza kugira ngo nawe bazabigukorere, utari gukunda abantu, bizaba biri kugusunikira mu buzima bwo kubaho nk'aho uri mu kuzimu. Ibyo bice uko ari bibiri uze kureba kandi ubihereze umurongo ku buryo ugomba kubaho mu buzima nk'aho uri mu ijuru, ubayeho neza nyine wishimye, ufite ibyishimo. Kubera yuko hari ubwo murabizi kumwe babaza abana batoya ati ese wowe wumva uzaba iki? Ubwo bari mu Bufaransa, aho ngo ibyo ngibyo byabereye mu Bufaransa, babaza abana batandukanye ari batoya, nka twa twana dutoya tuba twiga muri materinera, bakamubaza bati ese wowe wumva uzaba iki? Umwana akavuga njyewe nzaba dogiteri, njyewe nzaba umuyobozi, njyewe nzaba umuganga, njyewe nzaba umwarimu, ibintu byinshi bitandukanye, za nzozi abana baba bafite, njyewe nzaba umukinnyi, njyewe nzaba umuririmbyi, nzaba umuhanzi. Noneho umwana umwe arahaguruka aravuga ngo njyewe ninkura ndashaka kuzabaho nishimye, ndashaka kuzabaho mu byishimo, ndashaka kuzabaho nezerewe. Uwo mwana yabashije kuba yatanga igisubizo cy'ubwenge, hakubiyemo ubwenge bukomeye, kubera yuko abantu benshi ushobora kuba wagera kuri izo nzozi ukaba uri umuhanzi ukomeye, ujya mwumva abahanzi biyahuye, ujya mwumva abahanzi babayeho muri depresiyo, biyahuza ibiyobyabwenge, muri make batishimye. Ariko uwo mwana yaravuze ati njye ninkora ndashaka kuzabaho nishimye. Rero ikindi kintu cy'ingenzi gisa nkaho ari bonasi udakwiriye gucikwa muri ino videwo, ni uko kuba wavuga ngo kugira ngo ubeho mu buzima wishimye, ntabwo bisaba ngo ushake ibintu by'amabengeza, ntabwo bisaba ngo ushake ibintu bihenze, ntabwo bisaba ngo ugure imodoka ihenze, ntabwo bisaba ngo ube mu nzu y'agatangaza. Oya, ibyo ngibyo nta hantu bihurira, kuko hari abantu benshi bafite ibyo bintu, nawe wenda se urabifite, ariko uzi neza yuko utabayeho wishimye. Ahubwo bisaba cya kindi nakubwiye, kwakira no kunyurwa ibyo wabonye, ukabishimira, ukumva yuko ari ibyo ngibyo nyine, ntushake kwifuza ibindi birenze, ahubwo ukaba uri wa muntu ukora. Wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi kuri videwo zitandukanye z'abanyabwenge. Ciao ciao.